ijwi rifite amajwi menshi umutima wanjye ambwira ko urushyize kera ruhinyuza intwari rukazigora. Kanibutsa ibyo wabaye kera bikanyereka n'ibiriho n'ubu bintera gusenga babirange nawe imyaka tumaze yo guhamya Yesu twinyaga umwanya mu buhamya bwacu iharire Yesu wanesheje. Igihumuraba azaga mu nyanja tuba twaragiye mu Ruhengeri. Usugira neza avuza ati tuzu urabura tuza turakira. Iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga itujyana hirya tugarura hino hashimwe Yesu wanesheje. Tunamira abacu bari mw'iyo nyanja bari mu bwato umuraburazu baroha mu nyanja bararengerwa. Reka twe kuba amarita kera babwiye Yesu aje kubasura inshuti ye yapfuye kandi ko yanutse ugataha abaye wayibuze gupfa ko ntacyagikoreye inshuti yakunda aho yaremye itazingukiza. Igihumuraba azaga mu nyanja tuba twaragiye mu Ruhengeri. Usugira neza avuza ati tuzu turamura tuza turakira. Iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga itujyana hirya tugarura hino hashimwe Yesu wanesheje. Dushikame tugume mu bwato tutagwa mu nyanja n'abaroshywe n'umuraba kandi nitwe tugomba kujya kubashaka. Tukabereka ubwato bwiza bakijije benshi muraba batinya bakaba mu mahoro batikanga ikibi kubera umusare ufite ububasha n'intwari kandi uzigukiza. Igihumuraba azaga mu nyanja tuba twaragiye mu Ruhengeri. Yesu ugira neza avuza ati tuzu urabura tuza turakira. Iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga itujyana hirya tugarura hino hashimwe Yesu wanesheje. Iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga itujyana hirya tugarura hino hashimwe Yesu wanesheje.